dusome ijambo ry'Imana muri Yohana. Ndasoma hafi cyane kugira ngo sintinde ni 17 no kuri 3. Aravuga ngo ubu nibwo bugingo buhoraho kuba kumenya ko ari wowe Mana y'ukuri yonyine, bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Bongere ubu nibwo bugingo buhoraho kuba kumenya ko ari wowe Mana y'ukuri yonyine, ari wowe Mana y'ukuri yonyine, bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Amen. Ndashima Imana yo yabiganye ko tubaha. Haleluya. Ndashima no kuri bene data uhereye kuri pasiteri abo bavandimwe bandi baje mu buryo bw'injili. Imana ibahe. Amen. Amen. Imana ibahe. Kuko uyu ni umurimo unaniye benshi, uzi nawe utazi urananiranye cyane. Hari n'abandi bawiyitirira utarimo muri bo, nabo bakabarwa mu bananiwe nawe, ariko kandi bakabigaragaza babivuze ngo barufite. Ariko kandi Bibiliya cyangwa se ijambo ry'Imana rikavuga yuko bahakanisha iby'Imana imirimo yabo, bakaba bagiye muri wa mubare w'abananiwe n'icyo ngicyo. Ariko ndashimira bene data ko baje kwivuga ko Bana. Ndashimira kandi kubw'ikaze ryanyu. Je niyo rya mbere ngeri. Ariko bene data baheruka mwivuga butumwa twarabonanye. Nibwo bwa mbere twari tubonanye. Turataramana iwacu numva bagiriye umutima wanje neza. Gira umuhigo wo kuzogera no kubaramutsa. Ariko ndi mu bindi byanje nari ndimo ngombwa ko tuzakagera hano. None rero ndabishima Imana. Haleluya. Haleluya. Semena bina ko. Amen. Kubwizo mpamvu reka turamukanye muri iri jambo. Ndatona ko nsigaje inota wera itarenga 5 gutyo. Si yongiyo. Bibiliya iravuze ngo dore ubu nibwo bugingo, ngo nuko abantu bakumenya ko ari wowe Mana yonyine imwe gusa y'ukuri, noneho ngo bakamenya n'uwo watumye ngo ari we Yesu Kristo. Ibyo ngibyo bikitwa ubugingo bw'umuntu. Muzabura mo kudeza Imana. Amen. Sifariza mo. Ubu ngubu dore ubugingo niko Yesu yarasabiye abigishwa, kandi asa n'utweretse inzira, akenera kutwereka ubugingo icyo ari, aduha formule y'ubugingo. Aravuga ngo dore ubu nibwo bugingo nuko abantu bakumenya kuko ari wowe Mana y'ukuri yonyine, kandi ngo bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo, ari we je uri kumwe n'abigishwa. Sifariza mo. Ayi mbuga kandi bamira. Ubu nibwo bugingo. Nuko dore ubugingo ni Imana n'umwana da. Imana iri mu bugingo bw'umuntu. Iyi Imana ibaye mu muntu, bwitwa ubugingo buriho mu muntu. Kandi iyi Imana ari mu muntu byitwa umubiri, ubugingo bupfuye. Yego. Tumumvise. Ni mubwe kandi guhana. Dore ubu nibwo bugingo nuko abantu bakumenya ko ari Imana yonyine imwe gusa, kandi bakamenya ngo hirya yo kumenya uyu nguyu nta bugingo buhaba. Ariko kandi kumumenya ni ukugira ubugingo bwuzuye. Winumbere ubuhamo Ishakashaka Simba Gose Murekere kutyo mugume mumbe hafi kutyo nyarwanda n'anyagiciro na pasiteri kuko singirijwe cyo gufasha abantu ahubwo no bivuga mu magambo zo narigiye kuririmba. Ntabwira cyo kuririmba sinza, ariko kumva ndabikunze, kandi umuntu arimo wenyine uzira ngo wosora kasete abandi bumva bakumva nziza. Ariko rero cyo naribabwiye bene data muvuge ngo haleluya. Umwana
bataragira mu Imana. Ayi mugamba mwe. Icyo gihe imitima yabo yakadutwara ibyiringiro bifite umuvuduko muremure gusumba ikindi gihe cyose babanye n'Imana. Kubera iyo ubugingo iyo dusa n'abahuye na impact negative, iyo duhuye n'ingaruka zisa n'iziremerera umubiri mu mubiri wacu, icyo batarakijijwe bita kugirwa nabi. Ayi ni muvuga haleluya. Semeni haleluya. Imana sasa umuntu abonye abantu bataramenya se neza uraho kwe ndakura mu Imana ni muvuga kwa mnego reka sasa ndiko ndabona neza na umunsi ya kabiri ngiye kugeza n'amani siku haleluya ni muvuga kwa mwe ariko ndashaka ko ari kingi kitwishuri iki dore ubugingo nkora murakababwiza ukuri ni n'ubona umuntu yabaye w'amakimbirane n'intonganye n'ibindi n'amatiku n'ibindi kurya ni ubukene bw'ubugingo ni ubukene bw'Imana mutima ariko iyo umutima w'umukristo wuzuye Imana ntagira iyo wakati yandi magambo n'izindi ntonganya n'ibindi kuko muri we hari igihagije ubuzima bwe kitamupermeta kitamwemerera kugira ikindi runaka cyobasha guturuka muri we muzabura amakuru mbaza niko cyane inzoka zakomye abanyasiraheli z'ubusanzwe niko Imana yagiye basira mubwira ngo ugende ucura inzoka y'umuringa nimuvuge ngo mwakuha mwasobe aramubwira ngo ucura inzoka y'umuringa ngo numara kwicura inzoka y'umuringa ngo uyimanike hejuru ku giti ngo numara kuyimanika ku giti ngo umuntu wese abunamukaga akareba ndabona fobe umuntu wese abunamukaga akareba iyi nzoka ngo ubusanzwe burabasha ngo buratuza ayi mubwira kandi bamenya ubusanzwe buragira gute burashira gucocoza gisura Yesu ayi nimuzamura amaboko nimubwira bamenya gucocoza gisura Yesu Kristo ngo asohoze umwana mutanga w'Imana ngamaniko ku musaraba umuntu wese uzunamura imitekerereze uko bivuga n'ibishaka bahizisha nzamura amaboko sema amina ariko umuntu wese uzunamura amaso ye ngo akareba Yesu Kristo akamutumbira ngo urupfu cyangwa se icyaha cyakokeje urupfu rwaza muri icyaha ngo ruzokira mu bugingo bwawe babasha kugira ubuzima bwawe n'ikirazo karisobanura Wapate kupona, wapate wapate kupona. njia inaonekana Uzima, aidia nayo njia imeonekana, njia yenye uzima. njia nayo niwo bugingo twaha hakika y'Imana mu ijuru nimuna muri amaso murebe Yesu mureke gutumbira abana Adamu nimutumbire Yesu niwe banze byo kwizera kandi n'ukuri niwe uzabisohoza Imana